Mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki koko kandi? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki bisubiriye koko? Mbega abagome, mbega abagambanyi, mbega, ibi ni ibiki koko mana yanjye? Mana wadutabaye koko, waturengeje iki gikombe, wadutabaye koko ukadutabarira mu gihe koko, wadutabaye ukadukiza ababisha, wadutabaye koko mana yanjye. Mbega abantu babi, mbega umuryango mubi, mbega umuryango mubi. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki bakoreye Iribagiza? Ibi ni ibiki bakoreye Cyusa? Ibi ni ibiki bakoreye umuryango wo kwa Cyusa? Ibi ni ibiki? Biteye agahinda, ibiteye agahinda. Mbega ukuntu bababaje Iribagiza, mbega ukuntu bababaje Cyusa, mbega ukuntu bababaje musiki wa Cyusa, mbega ukuntu bababaje uyu muryango wo kwa Cyusa, mbega ukuntu babaye. Ibi ni ibiki? Ese ubu ngubu koko aka kaba ari agatego bateze uyu musore wacu Cyusa? Aka kaba ari akagambane k'abadayimoni bateze uyu muhungu wacu Cyusa? Ibi ni ibiki koko? Iyi nda yavuye he? Cyusa kari kuvuga ngo ntabwo iyi nda bishoboka ko ari njye wabari guteye, ntabwo bishoboka. Iyi nda wowe Isimbi, iyi nda ntabwo ari njye wabari guteye, iyi nda ntabwo ari njye wayiguteye, ibyo simbizi. Ese ubu koko Cyusa baba baramunywesheje nk'ibiyobyabwenge bakamufata wenda ku ngufu akaba arayimuteye akaba atabyibuka? Kandi Isimbi nawe ari kuvuga ngo ntabwo nabyemera ko ubukwe bwawe na Iribagiza buba, ntabwo byakunda ko ubukwe bwawe na Iribagiza buba, waranteye inda bigombe, uyu mwana agomba kuvuka kandi uyu mwana ntabwo agomba kubaho adafite se. Kandi nanone uyu Simba akongera akavuga ngo njyewe inda ntwite ni iyawe, nidushake turindire icyo amategeko abivuga cyangwa se tuzakore DNA, niberekana ko uyu mwana ari uwawe azaba ari uwawe koko. Ese ubu koko ko Cyusa ibi ngibi atabikora ari muzima afite ubwenge butekereza ngo yemere aryamane n'uyu bita Isimbi, yemera mutera inda nk'uko turi kumva ari kuvuga ko ari kubihakana? Ubu si baba baramugambaniye, si baba baraciye inyuma wenda bakamunywesha nk'ibiyobyabwenge? Dore ko uyu muryango udashobotse, uyu muryango ni abagome, uyu muryango ni abagambanyi, bagambanye kuva kera, bagiye biterera mu mata y'isazi batazi kuyatokoza. Cyusa yikundira Iribagiza, barajigimwa, baramugambanira. Ese ubu koko ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki koko? Ndabivuga gute? Ndabihera he? Ibi ni ibiki? Ese ubu koko uyu Isimbi arashaka kugera kuki? Twabonye Cyusa wacu amahitamo ye, twabonye amahitamo icyo twari dutegereje kuva kera, icyo twifuzaga kuva kera, icyo twasengeye kuva kera. Cyusa ntabwo yadutengushye, yagize gutya ahitamo umukobwa wacu Iribagiza, umukobwa w'imfura, umukobwa uzi agaciro ke, umukobwa uzi indangagaciro ze. Yahisemo natwe umukobwa twifuzaga. Igikombe yagitsinze, uwo bita Cyusa yatsinze igikombe, uwo bita Iribagiza atsindira igikombe. Ariko abanzi ntabwo bigeze babyishimira, bakomeje baravuga uti kama mbaya, kabone nubwo yavuga ko ari wahisemo, ubukwe bwe ntabwo buzaba, tugomba kubwica. Ese ubu koko ibi ni ibiki? Uyu Simbi arashaka kugera kuki? Uyu muryango urashaka kugera kuki? Mwabonye umuntu witwa Fabiola yasigaye mu mwanya uwo bita Nyiranambara. Nyiranambara imbabazi yamuhaye, bishoboke yuko imbabazi yamuhaye arizo kugira ngo akuremo irandarugema hanyuma azagarare mu cyuho cye, dore ko ari nawe upanga imipango myinshi cyane yo kugira ngo uyu Simbi abe yabonana na Cyusa. Kandi reka mbabwire, ubu tuvugana byarangiye kuko imiryango yateranye yamaze kumenya ukuri neza yuko Cyusa umukobwa yahisemo kari
iribagiza ko kwa nyawe, kandi n'ibinyoma bagiye bapanga byagiye ahagaragara, ibintu byose byabo byagiye ahagaragara, n'umuryango wo kwa Cyusa wamaze kubona umukazana. Ese koko ko tubona ko umuryango wa Cyusa wavuye hariya kwa Rugema ubabaye, uvuga ngo mbega umuryango koko, mbega umuryango w'akasamutwe, uyu muryango koko mwabaye muto, uyu ntabwo ari umuryango, uyu ntabwo ari umuryango pe. Sinibaza ko twanashyingira umuhungu wacu muri uyu muryango. Ariko batashye bababaye kugeza ubwo batashye umuntu bita Cyusa byamurenze, yabuze ahantu abihera, yabuze ukuntu yifata. Amashyari yabishe kuba Cyusa yahisemo iribagiza, amashyari yabishe kugeza ubwo bari kugenda bapfundapfunda imitwe. Ariko ndagira ngo mbabwire abakunzi ba iribagiza, abakunzi ba Cyusa aho muherereye hose, yaba bari mu Rwanda, yaba bari mu Burundi, aho mwamuherereye hose, ndagira ngo mbabwire ngo uko byagenda kose Imana, Satani aca akobo, Imana ica akanzu. Kandi inzira zose uyu mwana w'umukobwa iribagiza yagiye acamo, n'uyu mwana w'umuhungu Cyusa yagiye acamo ni ndende n'ingari. Aka ngaka ni akabazo toto. Iyo nda Cyusa ayanze ntabwo bamurasa. Icya mbere cyo ntabwo Cyusa yigeze asezerana na Isimbi ngo baragabana imitungo cyangwa se amwime divorce, ntabwo bibaho. Rero inda nta kivuze, yaba ari iya Cyusa yaba itari iya Cyusa, azayibyara. Cyusa yega azamufasha, ariko ntibyabura yuko umuntu bita Cyusa agomba kubana na iribagiza. Gusa ikiriho, bashobora kudakora ubukwe kuko ubukwe kidobye yazamo bakabwica, ariko Cyusa agombe abane na iribagiza. Gusa uyu muryango ni abahemu batubabaje. Uyu muryango turi kuwanga. Uyu muryango ni abahemu. Ese two twabonye uyu nguyu bita uyu mugabo wa Nyirantambara bita Rugema, ko twumvishe yavuze ngo umukobwa wanjye ngo Cyusa ngo uramutse waramuteye inda ntabwo byagurwa amahoro. Ko we yateye inda uyu nguyu Fabiola, ko yamuteye inda, kuki yabihishaga? Ibi bintu koko mwumvaga bizamugaruka? Mwumvaga bitazamugaruka? Uyu nguyu Rugema, murabona we uburyo yitwaye hano hantu, ahagurutsa umuntu witwa Kanyana, agahagurutsa iribagiza imbere y'umugabo we, imbere y'umusheri we, akamuhagurutsa yagaragaje disipurine nziza nk'umuntu mukuru, nk'umuntu w'umubyeyi. Agasuzugura undi muryango, agahagurutsa uyu muryango ni mubi. Reba ukuntu uyu nguyu bitwa Fabiola yihagurukijwe, agahaguruka mu bantu. Biriya bintu ni agasuzuguro. Basuzuguye uyu muryango wo kwa Cyusa, bawusuzuguye ku rwego ndengakamere. Natwe rero ubu munsi turavuga ngo ibintu byose bagiye bakora, yaba uyu Fabiola bizamugaruka, dore ko byatangiye no kumugaruka. Uyu Rugema nawe ingaruka zose nawe zizamuzira. Ibintu byose bari kugenda bahimukira uyu muryango, ntabwo ibi bintu bizabagwa amahoro. Uyu muntu bita iribagiza byamubabaje cyane. Iribagiza byamubabaje ku rugero rwaho yumvaga yabuze n'ikintu avuga, yabuze n'uburyo afata ijambo wenda ngo agire icyo avuga imbere y'iyi mbaga. Cyusa wacu umwanya yamaraga guhitamo iribagiza, abantu bose bumiwe. Ariko umuryango wo kwa Cyusa wose n'abantu bashyigikiye iribagiza bishimye cyane, baravuga uti wow, felicitation kabisa. Ariko abanzi ntabwo baryanaga inzara. Ndagira ngo menyeshe abanzi ba iribagiza, abanzi ba Cyusa, abanzi b'uyu muryango wose wo kwa Cyusa, bararuhira ubusa.
isimbi yaba atwite yaba adatwite, iyo nda ye ntabwo ishobora gutuma iribagiza yanga Cyusa. ubu ngubu abenshi bari kuvuga ati ubu si ubu koko iribagiza wacu ntabwo agiye kwita yanga Cyusa kubera iyo nkuru yumvishe, kubera ibintu twumvishe ngo yamuciye inyuma yaryamanye na isimbi. ubu ngubu iribagiza ntabwo agiye kwita yanga uyu muhungu wacu Cyusa. ndagira ngo mbabwire ngo iribagiza urukundo, icyo bitwa urukundo rw'ukuri, icyo bitwa kwihangana. ndagira ngo mbabwire ngo uwo bita iribagiza ntabwo yigera yanga Cyusa uko byagenda kose, kabone niyo bavuga ngo yateye inda 700. uwo bita iribagiza ntabwo ateze kwanga Cyusa. kandi twabonye ko uyu mukobwa iribagiza ntabwo ari uw'inkomoko wo muri uyu muryango. twabonye ko bamufashije nk'umwana, nk'ababyeyi be bari bamaze kwitaba Imana, kandi ababyeyi be bakaba barazize abangaba bamureze. kandi twabonye ko uyu muryango wo kwa Cyusa wavumbuye yuko uyu mwana iribagiza, uyu mwana w'umukobwa iribagiza adashobora kuba ari umukobwa, ari umwana wo muri uru rugo mu maraso. niyo mpamvu bavuga uti uyu mwana iribagiza, uyu mukobwa iribagiza agomba kuba umukazana wacu, agomba kuba umugore w'umuhungu wacu, turamwizereramo, ntabwo bari abantu bateye kimwe. bivuze ngo uyu muryango wo kwa Rugema, uyu mukobwa iribagiza, nubwo uyu mukobwa iribagiza yumva yuko uyu muryango ari uwe, yumva ko papa Isimbi ari umubyeyi we, ari papa we wo mu maraso, nubwo yumva mama Isimbi ari umubyeyi we mu maraso, ariko ntabwo ari byo. umunsi Kamarade na Emile bazanye uriya muti, isi izabota, uyu muryango wo kwa Rugema isi izabota, Rugema isi izamwota, uyu muryango wose ibyo bigira, iyi mitungo yose barimo yo kwa iribagiza isi izabota. aka kanya bababaje uyu mwana wita iribagiza, bababaje uyu muhungu bita Cyusa, ariko Imana igiye kubahorera aya marira, akagahinda bateje iribagiza, bateje Cyusa, bateje uyu muryango wo kwa Cyusa. Imana iraje kubahorera, Imana ije guca inzira, Imana ije gukuraho akagambane k'abadayimoni, Imana ije kubakura mu mwanda uteye isoni, Imana ije kubavugurura. abanzi ba Cyusa, abanzi ba iribagiza, abantu hose, abanzi be bose, Imana iraje ibereka ko ari Imana ikomeye. ubukwe bwa Cyusa, ubukwe bwa iribagiza bugomba kuba, uko byagenda kose, baca kobo Imana izaca kanzu, bagira gute bagambana, Imana iri kumwe nabo, uko batangiye, uko bakundanye, uwo bita Isimbi, uyu muryango ntabyo uzi, ahubwo waje wumva inkuru, ariko aka niko kanya kugira ngo Imana yigaragaze, kandi Imana igiye kubatamaza. uwo bita Fabiola ibyo yabonye ni bike, uwo bita Rugema ahagaze nayo mu mazi abira, nubwo ari kurengera amafuti, ahagaze mu mazi abira. Imana iraje ica inzira, Imana iraje yigaragaze.